Abantu benshi baguma bavuga ngo idini ryacu niryo ry'ukuri, abandi nabo bakavuga ngo idini ryacu niryo ry'ukuri. Mbese bigatera impaka zikomeye kandi zitandukanye hagati y'abakristo bagiye batandukanye. Mbese nawe waba warigeze kwibaza bene iki kibazo, ukibaza idini ry'ukuri iryo ari ryo? Uyu munsi ugiye gusobanukirwa aho ugomba kuba uri cyangwa ubarizwa mu idini ry'ukuri, kuko ugiye gusobanukirwa idini ry'ukuri. Koko idini ry'ukuri ribaho? Idini ry'ukuri reka nkubwire ngo ribaho. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi. Imana iduhana umugisha. Abantu benshi baguma bibaza ngo idini ry'ukuri, buri wese akagaragaza yuko idini rye arimo ari ryo dini ry'ukuri, ariko icyo ni ikinyoma. Ariko reka mbabwire idini ry'ukuri. Yesu yavuze ko ukuri ari ubwuzuze bw'Imana n'ubwubahirize bw'umutima, si izina ry'idini. Abasenga Data bazamusengera mu mwuka no mu kuri. Ibyo turabisanga muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 4:23 kugera kuri 24. Yesu yavuze yuko ukuri atari izina, ahubwo ni ugukunda Imana mu mutima no kuyubaha mu buzima bwa buri munsi. Yesu yigishaga ko inzira y'ukuri atari izina cyangwa idini, ahubwo akavuga yuko ari we ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo. Yohana igice cya 14:6. Idini ntiribasha kuba ukuri kurusha Yesu. Uko idini ryaba rimeze kose, ukuri ni Yesu. Hari abantu bajya bumva yuko idini ryabo ari ryo ry'ukuri. Yesu yavuze ko idini nyakuri rigaragarira mu bikorwa: urukundo, imbabazi no gukiranuka. Uko mwifuza yuko abantu babagirira, ariko namwe mubagirira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7:12. Ni imbabazi nshaka, si ibitambo. Yesu agaragaza yuko ashaka imbabazi, si ibitambo, ntabwo ari ibitambo ashaka. Matayo igice cya 9:13. Aho hose niho tugenda tubisanga ibyo ndi kubabwira. Idini ritarangwa n'urukundo ntiriba riri mu kuri. Idini ritarangwa n'urukundo ntabwo riba riri mu kuri. Kandi Yesu ahitamo umutima kuruta idini cyangwa imihango. Kandi Yesu yagiye avuga kenshi amagambo akomeye, avuga ko akenshi abantu bakomeye mu idini bashobora kuba batari mu kuri. Niyo mpamvu akenshi yahoraga agira abafarisayo ameze nk'aho ahangana nabo cyangwa ari guhangana nabo, bamubaza batumvikana. Niyo mpamvu abafarisayo uko bari bateye bajyaga basukura inyuma y'ikirahure, ariko mo imbere yacyo, mo imbere y'ikirahure aharimo umwanda ukomeye cyane. Hari abantu bakora ibintu kugira ngo abantu babarebe, cyangwa bagakora ibintu bitewe n'aho basengera, nyamara umutima wabo utabikora. Urugero, ugasanga umuntu yambara ibintu birebire ariko umutima we ukunda ibintu bigufi. Umuntu ugasanga ntanywa inzoga ariko ugasanga umutima we unywa inzoga. Umuntu ugasanga ntasambana ariko umutima we usambana. Ubutumwa bwa Yesu Kristo muri Matayo ibice 23:25 kugeza kwa 28. Haratwereka ko idini ry'ukuri si imihango, ahubwo ni imbaraga zihindura umutima. Yesu burya yashinze itorero rimwe. Yesu ntabwo yigeze ashinga amatorero menshi, ahubwo yashinze itorero rimwe. Abamukurikira bose kandi bakora ibyo avuga, aho bava bakagera hose bakora ibyo avuga.
kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo uvuga yuko ari muri we ngo agende nk'uko nawe yagendaga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uwahawe ijambo ryanjye akarikorera niwe unkunda. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 umurongo wa 21. Yesu ntabwo yadusabye kwitwa izina runaka. Yesu ntabwo yadusabye kwinjira mu idini runaka. Ntabwo Yesu yadusabye kwinjira mu idini runaka. Oya, ntabwo ari byo Yesu yadusabye. Nta nubwo Yesu yadusabye kubahiriza imigenzo runaka cyangwa gukurikira imigenzo runaka. Ahubwo Yesu umva ikintu yadusabye. Yesu yadusabye kugendera mu byo yavuze byonyine. Yesu ntabwo adusaba ibyo byose, ahubwo kugendera mu migenzo, kuba mu idini runaka, hoya. Ahubwo Yesu adusaba kugendera mu byo yavuze we, kuko aba ari bwo uri mu kuri. Iyo ugendera mu byo Yesu yavuze nibwo uba uri mu kuri. Bibiliya kandi ivuga yuko itorero nyakuri ari abakuri. Itorero nyakuri ari umuryango w'abizera bakurikiza Kristo, ntabwo ari idini. Ntabwo ari idini pe. Muri umubiri umwe Kristo niwe mutwe. Abefeso igice cyawo cya mbere umurongo wa 22 kugera kwa 23. Umubiri w'Imana si irangamimerere, ahubwo ni abantu bafite Kristo muri bo imbere. Twavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko reka twibaze, none se idini y'ukuri ni iyihe? Ni iyi dini y'ukuri? Reka tugendere kuri Bibiliya kandi tuvuge ibyo Yesu yagiye yivugira. Idini y'ukuri ni ugukurikira Yesu, si izina ry'idini. Icyo ni icya mbere. Idini y'ukuri ni ugukurikira Yesu, ntago ari izina ry'idini. Icya kabiri, idini y'ukuri ni ugukurikira Imana n'abantu. Idini y'ukuri ni ugukunda Imana n'abantu, niyo dini y'ukuri. Idini kandi y'ukuri ni ubugingo bwo guca bugufi no gukora neza. Idini y'ukuri kandi ni ukuba mu kuri ndetse no mu mwuka. Idini kandi y'ukuri ni ugukurikirana ubushake bw'Imana, si imigenzo y'abantu. Ni ugukurikirana ubushake bw'Imana, si imigenzo y'abantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose, Imana irabemera. Abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, aho yaba ari hose, aho yaba atuye hose, aho yaba abarizwa hose, uwo yaba ari we wese, Imana iramwemera. Rero abantu bakomeza bavuga ngo idini yacu niyo y'ukuri, idini yacu niyo y'ukuri. Umuntu ashobora kuba mu idini y'ukuri atari mu rusengero. Umuntu ashobora kuba mu idini y'ukuri ataririmba cyangwa adakora indi mirimo umubona mu rusengero. Umuntu ashobora kuba mu idini y'ukuri ataza gusenga, kubera yuko gusenga cyangwa kuririmba cyangwa gukorera Imana muri ubwo buryo bugaragara tuba tureba twebwe twitaho, ntago ari cyo kigaragaza yuko turi mu idini y'ukuri, kuko ibyo nta wabirushaga abafarisayo. Ariko Yesu ntago yahoraga yumva ibyo abafarisayo bakora, yahoraga barwanya avuga yuko ari indyarya. Rero mwene data unkurikiye hano, gushishikarije kuba mu idini y'ukuri, iryo Yesu ashaka, iryo Yesu abonamo abantu be. Kuyibamo rero suko wubahiriza imigenzo y'idini ryawe urimo, cyane kurenza abandi, kuko Imana yo ishaka umutima, ntago ishaka imigenzo, ishaka umutima wawe. Simvuze ngo aho uri ngo have ujye ahandi, cyangwa ureke kujya gusenga. Gusenga ni byiza, ariko senga usengera mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko Data ari bashaka yuko bamusenga.
apana gusenga ubeshya, gusenga ukora ibindi bintu ku ruhande, umutima wawe uriganya, umutima wawe utekereza ibindi. Ahubwo ihe Yesu, umuha umutima wawe mbere na mbere. Nuha umutima wawe Yesu akayobora umutima wawe, ibindi byose bizajya byikora. Abafarisayo uko bari bateye, bo bagenderaga ku mategeko ndetse ngo bakagenda banayambaye, bakubahiriza itegeko 100% bararyubahirizaga. Ariko nubwo babyubahirizaga kandi ibyo bubahirizaga suko byari bibi, byari byiza, ahubwo babyubahirizaga mu mutima bitabarimo. Imana ishaka yuko usenga, ugasenga ariko umutima wawe ubiwurimo. Imana ishaka ko uyubaha, ukayubaha udacungiye ku ijisho, ahubwo ukayubaha uhereye mu mutima wawe. Kuko Yesu yaravuze ngo nababwiza ukuri yuko ngo umuntu ngo watekereje ngo gusambana ngo abamajije gusambana. Mu by'ukuri yarashatse kugaragaza yuko we yita ku mutima cyane kurenza umubiri. Kandi Yesu yaravuze ngo idini y'ukuri ni iyita ku mfubyi ndetse n'abapfakazi. Ugerageze ugire urukundo muri wewe, kuko umuntu udafite urukundo ntago aba ari mu idini y'ukuri. Nta muntu ushobora kuba muri Kristo Yesu atagira urukundo. Mureke gushaka kunezeza abantu, ahubwo munezeze Kristo Yesu. Mureke murwanira ibintu bigiye bitandukanye, intambara mu masengero ndetse n'ahandi. Abakristo mugatanga ingero ku yandi madini ndetse n'ibindi, hoya ibyo sibyo. Ahubwo buri muntu wese aharanire kuba muri Kristo Yesu, aharanire gushimwa n'Imana, aharanire gushimwa na Yesu. Buri wese agira ishyaka ndetse n'umuhate ryo guharanira gushimwa na Kristo Yesu, kuko icyo nicyo Kristo adushakaho. Naho ibyo kuvuga ngo idini yacu niyo y'ukuri, idini yacu niyo y'ukuri, abandi barayobye, hoya ibyo sibyo. Imana ikumera umugisha we warudukurikiye, kandi n'ubu utarakoze subscribe, ndakwinginze kora subscribe kugira ngo tujye tuba